neza amahoro y'Imana abane namwe kanizere ko mumeze neza njye meze neza ndashima Imana ndarushye ndananiwe muri njyewe umutuku uri kundya abantu mutuye Gisenyi mbere mumbwire mubika amafaranga gute Gisenyi irimo ibintu bishobora gutuma utabaye umuntu mukuru ushaka kunanirwa ukuntu ubika amafaranga nk'umuntu ukiri mutoya. Umuntu mukuru hari ukuntu ibintu aba yarabikoze akiri mutoya akabihaga, ariko wamara kuba mukuru noneho nako wamara kuba mukuru ukumva nyine ntabwo ukibishaka cyane, ugasohoka nka kabiri mu kwezi, hakabaho ubikuze rimwe cyangwa se ukwezi ukaba kwarangira adasohotse. Ariko ndibaza uri Gisenyi ibyo bintu urabishobora? warahavukiye ukahashakira ndi Gisenyi nahageze ejo, ariko mana amasaha make ko nahageze ninze cyane pe, amasaha make niko navuga n'umunsi nturuzura ndi muri Gisenyi. Ntabwo ibyo mba nabonye cyangwa ukuntu mba nabonye ubuzima bumeze bisaba amafaranga, kandi noneho hari ahantu heza ushobora kuba nyine wagenda, hari ibintu byiza byinshi biba bihari ku buryo kubyiyima biba bisaba kwizirika umukara. Ndibaza ibyo bintu nimba biba ku muntu udatuye hano nyine mu masaha ngaho ugakoresha amafaranga menshi, uhita utekereza wa muntu utuye hano wikunda, ukunda ibintu byiza, ukunda gusohoka, ukunda kwiyita ntuza, ugatekereza ko umuntu aba akeneye no gutera imbere bizagenda gute. Ahantu hari amazi biba ari ibya danje. Hari n'umuntu ushobora kumva abaye afite nk'ibihumbi 20 avuga ati reka njyewe mbe nicaye tumbe numva amazi kuriya kuntu amazi aba ndavugyita gute se buriya kuriya kuntu amazi umuhengeri mba ari umuhengeri kuriya haba haza nyine asakuza, cyangwa ukuntu haba hari rimwe na rimwe abatuje hatarimo urusaku, hari abantu babikunda, cyangwa se ukaba ukunda koga nyine tu. Ariko uko byagenda kose naho koga mu Kivu wenda batakwishyuza, uroga ukagira inzara ugakenera kurya, kandi agiye urya ikintu kiryoshye ukumva washyiramo ikindi ugakenera icyo kunywa, ibyo nta birenze. Ndi kwibaza aho hantu urahaba, warahavukiye, warahakuriye, urwashakira iterambere, ubigenza utaba n'umutuye Gisenyi mu Rwanda nabyo gute, ku buryo ushobora kuvuga uti ngiye wenda kubita ukwezi ntaragera ku Kivu. Nk'abantu mwembi Gisenyi narya ifi n'isambaza, ariko ifi nayirya ku buryo umuntu yajya mbona akavuga ati dore gafi. Gisenyi hari ubuzima bwiza, ubaye ufite n'ubushobozi bwo kuba noneho wabona ayo mafaranga ugasohoka ukagira gute, ugakora bya bintu byose nyine bihari. Hari abantu ngewe nzi bari i Kigali bataragera i Gisenyi, ariko baba bumva nibagera i Gisenyi bizaba ari nka bamwe bataragera Dubai, baba bumva nibahagera bizaba ari ibicika. Rero hari n'abantu bari i Kigali bataragera i Gisenyi kabisa, baba bavuga bati ngize Imana nkajya i Gisenyi ibintu byaba bibaye. Ariko inshuti zanjye bafite amakuru mashyashya yo gushaka amafaranga, ko iyo uje i Gisenyi rimwe wagira ngo biba bivuze ngo ngomba kujya ntekereza kugira ahantu njya bitansabye amafaranga menshi cyane, niho hahita haza mu mutwe. Njye inshuro maze kuza i Gisenyi sinazibara, ariko kandi simba numva nanahahaza. Sindi mu bantu bakunda kugendagenda ijoro cyangwa iki, ariko iyo mvuze ngo nzajya i Gisenyi mpita ntekereza ukuntu nzarya ifi itamaze hafi icyumweru cyangwa ibyumweru 2 muri firigo, ukuntu ntazaba ndi kugorwa no hari ukuntu umuntu arya inyama yayishakaga yasanga ikomeye kumva imuve ku nzoga, ariko ifi ni ubuzima. Njyewe ntwite ikintu naryaga kigapfa gutinda muri njye ari brochette y'ifi. Kuva icyo gihe nabonye ko ifi njye nayo twagirana ubuzima bwiza tukabanirana. Ako mbere mubwira abantu muri Gisenyi we
Igisenyi hari abana b'inyamirambo kera ngo bahaye umunani wabo barangije bakatiya Gisenyi, umwana araza ngo amara nimba ari ibyumweru 2, amafaranga bamuhaye iwabo yari menshi, uwo munani babagabanyije yari menshi, umwana yaraje arayarya ataha afite amafaranga makeya atari bugire ikintu ari bukoreshemo cyadanje. Umwana sinzi hari imba ari yagaruka Gisenyi, niwe wababwira ibintu bya Gisenyi mbona gusa ngewe mbona kuba Gisenyi bisaba kuba seriyeze, ukamenya igihe cyo gusohoka, ukamenya igihe cyo kujya kumva ukuntu amazi aba ameze. Nimugoroba ngewe hari igihe twigeze kujya mu bwato ari nijoro turi gushutinga, ukuntu amazi yakubitaga agasakuza byonyine byabaga bitaranabageraho ukagira ubwoba. Rero hari nk'igihe ushobora kuba wifite agastress ukumva ushaka kugenda nko ku mazi ukumva uriya mwuka, akayaga, ukitekerezaho. Byatangiye wagiye ufite agakayi kawe urandika bikarangira, kaga gashyize ku ruhande, ufashe icyo kurya icyo kunywa, ugahamagara inshuti zawe mugomba kwicarana mukumva akayaga kitu pesa kikayisha. So abantu b'Igisenyi ndabemera cyane, mufite ubuzima buryoshye bwa Gisenyi, ariko ngewe umwana w'i Kigali simba numva naba nk'i Kigali ngo nze kuba Gisenyi nyine mature. Siyabiwese mba numva ntazi kuva mu mujyi ntabwo byankundira, ariko abantu b'Igisenyi biraryoshye, imeze neza. Abantu twahuye nijoro mukansuhuza, abantu mwambwiye ko munkunda haba no muri aya manywa, abantu twagiye duhura ndabashimira cyane, muri abantu b'ingenzi. Nabo tutahuye turi buze guhura mujye mwumva ko muri abantu badanje. Ngiye iteka muravuga ngo abantu mwankunze tutavukana, tutarakuranye, tutaraturanye, mukankunda gusa, Imana ijye ibaha umugisha, ibahe namwe abantu babakunda, ibahe amafaranga n'ubuzima, ubundi muzi Gisenyi mwirire ibiceri. So ndacyari Gisenyi, ejo cyangwa se ejo bundi nshobora kuzaba kubita ka vlog k'Igisenyi na Gisenyi. So ndabakunda cyane, Imana ibarinde, njya kuruhuka gatoya, umumama ntabwo meze neza cyane, ndumva nshotse, ndumva mfunganye. Imana ibarinde.